Yes. I am here. Nasha tiko kwa kulitamamara no kwihangana. Agenda muyihe. Imodoka ihe. Ana pastel na haki. Hano hanze. Juste twari dutegereje ko umushoferi Alice. bitaraboneka aba wiyicariye bari baguhamagaye ngo ujye muri kwasiteri ntabwo wakurira kwasiteri yicariye bajya kugutwara mama bakwiriye ivatiri nyarajya kugutwara Nawe yaje n'uko papi n'icyo ushaka kumubaza no kumyanganisha kwibiba bibaho cyane niyo mpamvu mubona nta n'igikuba cyacitse akenshi ku isi ubaho kugira ngo twese byiza n'ibibi kandi kuba polisi y'u Rwanda cyangwa se n'inzego zishinzwe umutekano zahitamo nyine ko ufatiwe mu ikosa gutya ari uko ahanwa njye ntacyo nabirenzaho ahubwo igikurikiye ni gukora igihano. hari abageni barajwe muri stade biravugwa na perezida wa repubulika bigaruka hari nibi biri kuvugwa nese byaravuzwe dore nibi biri kuvugwa. Okay, uyu munsi ni ubukwe cyangwa ni iki mwari mugiye gukora? Ni dote mbese ariko n'ubukwe bwari buhari ariko wenda bwaburijwemo kuko twari busezeranye saa 10 ariko nta kibazo mfite. Akenshi iyo umuntu akoze ikosa agahura n'ibihano ntabwo ndi wa muntu ikosa nkora ikosa igihano kikaza noneho nkavuga ngo byacitse. Nta byacitse, ikosa nakoze rikwiye igihano. Okay. Muri ibi ngibi hari igihombo ujye gufesinga? Igihombo ntabwo gishobora kubura nicyo gusa ahubwo ariko njye ntabwo njya nita ku gihombo mu buzima bwanjye kuko ubundi baca umugani mu kinyarwanda ngo umuntu ahomba mu nda. Ibi byo ni amafaranga nahombye ariko nta bindi nahombye. Nzashaka yandi. Madamu yabyakiriye gute nyuma yo mwafashwe? Madamu wanjye nanjye turi abantu baciringa ari guseka rwose neza kuko ntacyo yahindura ku byabaye. ubu nyuma y'uko ibihano biraba bibayeho mukabirangiza murasubika ubukwe muratahana ntabwo tubizi nose polisi ko ariyo igena ubuse ugiye mu gihano ukamarayo ukwezi cyangwa amezi abiri nyine icyo uko buba ntabwo tubusubika buzaba igihe tuzajya mu rusengero kuko ntekereza ko ari byo byemewe igihe cyo bazabirekurira kandi ikindi cya kabiri ku bana njye nawe ntabwo ari uburyo butubanije. imbere cyane abantu mu birori by'ubukwe mwatubwira muri make byagenze bite mukadusangiza amakuru? Biragaragara ko abantu barimo kugenda batinyuka bagakora ibitemewe. Murabizi neza ko imihango yemewe y'ubukwe nk'uko bigaragaza mu byemezo by'inama y'Abaminisitiri bigaragaramo neza yuko imihango yemewe y'ubukwe ari imihango ikorerwa imbere y'amategeko abantu 30 n'imbere mu rusengero cyangwa se n'imbere y'Imana ko bemera ariko abantu babirengaho bagakora ibitemewe. Twagiye tubigarukaho kenshi yuko tugira inama abantu ko abumva yuko batazarushinga hatabayeho gusaba cyangwa se gusabwa ngo habeho gutebutsa ngo habeho kura reception abo bantu baba bihagaritse mpaka igihe iyo mihango yose izemererwa. Ariko rero abantu bagenda bakajya ku muhanda aho abantu bose ubundi twari tumenyere gufata abantu basa naho bihisha tugashakisha amakuru n'abaturage bakaduha ariko iyo uburyo bano bantu baho bari basabiraga ku muhanda imodoka ziparitse 20 birumvikana ko abantu barimo gutinyuka ntabwo byemewe rero uko bari 54 turavuga rero yuko bira bitemewe
turajya inama y'uko abantu nyamuneka benda kurushinga cyangwa se babiteganya cyangwa babitekereza bazabikore mu buryo bwemewe, bakora imihango yemewe imbere y'amategeko, bakora imihango yemewe imbere y'Imana nk'uko biteganyijwe, ariko ibindi bitemewe ntibumve yuko gusaba ntibyemewe, iyo mihango ntabwo yemewe, ibindi bijyanye nabyo ubwo byumvikana nabyo yuko bitemewe, reception ntiyemewe, ngira ngo n'ubushiye twagiye tubigaragaza, nibaberekere rero bakora ibyemewe. Ibihano by'aba bantu bimeze gute? Abantu barahanwa, baracibwa amande, bagiye kujya hariya, abandi bose babirebera nk'uko tubibaretse mu itangazamakuru, ubutumwa dutanga barabwumva, ariko sinzi yuko tuzashaka no guhana abantu bashaka gushinga urugo ngo kugira ngo n'abandi babiteganyaga barinde banabireka. Bakwiye kumva yuko ari mu nyungu zabo ndetse n'iz'abanyarwanda muri rusange, nibakora ibyemewe bijyanye n'amabwiriza ahari. Hanyuma Fande, imibare isa naho iri kugenda igabanuka, ntimwaba mubona ko biri mu bintu bituma abantu bashobora no kwirara? Ngira ngo abantu batwumva badukurikiye n'abanyarwanda muri rusange bagomba kumva yuko ibiyemewe byose gukorwa bikwiye kuba bijyanye n'amabwiriza. Nibabitegereze rero, n'ubundi inzego zishinzwe gutanga inama mu byerekeye kino cyorezo zirahari, ibyemezo rimwe na rimwe hari ubwo ibyemezo iyo byasohotse barabimenyeshwa, tukabivuga kuri radio, tukabivuga kuri televiziyo, mu itangazamakuru nk'ubu ngubu. Bakwiye gutegereza rero yuko bizahinduka ibyemezo biriho, hanyuma bagakora ibyemewe. Hanyuma ikijyanye n'imibare rero, niyo yaba ari umuntu umurwaye, ngira ngo barabizi yuko ashobora kongeza benshi, nkanswe noneho bigaragara yuko nyine hari imibare ikigaragara. Ntabwo rero ibyo bigomba kuba intandaro yo kugira ngo abantu mu by'ukuri birare, ntabwo byemewe. Mu bafashwe harimo na Cecile Kayirebwa ndetse n'abantu bakuze, wanavugaga ko arwaye. Iyo umuntu asanze arwaye muri iki gihe nyine muba mwamufashe, bigenda bitafanye? Iyo umuntu arwaye ajya kwivuza, ariko twebwe iyo dufata abantu ntabwo tugenda tujya gushaka abantu ku giti cyabo cyangwa se amazina y'abantu bakoze cyangwa barenze ku mabwiriza. Iyo bafashwe rero nyine uba bafashwe, ariko nanone niyo urwaye birumvikana yuko urivuza. Twebwe ntacyo dukora kibangamira umuntu, ahubwo abantu nibo bibangamira barenga ku mabwiriza. Byumvikana rero yuko abantu ahubwo bakwiye kureka kurenga ku mabwiriza, uwo waba uri wo wese. Ubushize byarasakuje cyane nyuma yo gufatwa abantu bari gukora ubukwe nk'ubu ngubu, bigeraho na nyakubahwa perezida bivugaho n'iki bakunze kubivuga ku bantu bari basakuze cyane ngo bafatiwe abantu mu bukwe? Bagiye ntacyo narenzaho, ntacyo narenza ku byo nyakubahwa perezida wa Repubulika yavuze. Ikiraje ishinga polisi icya mbere ni ukugira ngo ikora ubukangurambaga, ibivuge kenshi yuko abantu bagomba kubahiriza amabwiriza bakirinda iki cyorezo. Icya kabiri ni ukugenzura ku buryo nta muntu ushobora gukora ibintu bitemewe n'aya mabwiriza cyangwa se n'amategeko ngo birangire tutabimenye. Icyo nicyo kintu kiduhangayikishije. Abantu rero bumva yuko bagomba kugira ngo bubahirize ano mabwiriza. Murakoze. Thank you.